witeka ziba takiriho ariko dore none iyi tariki imwe y'umwaka mushasha Imana yemeye ko nawe wayigiramo Imana ntacyo twayihaye ahubwo ni imbabazi zayo niyo mpamvu Dawidi yavuze ati kuko imbabazi z'Uwiteka zihora iteka ryose niyo mpamvu turiho niyo mpamvu duhumeka niyo mpamvu tugenda bigakunda imbabazi z'Uwiteka amen atari izo mbabazi ziba tutakiriho rero kuko amasaha yagiye tugiye kumva ijambo ritoya mu mwanya mutoya hanyuma turakurikizaho gusengera abana hanyuma dukurikizeho amashimwe yo kujya no kumusangira zibaye saa 8 zibura dakika 7 Imana ituroze musanywe Mungu akuwezeshe kwa saa moja tuwe tumeimaliza. Kweli itawezekana. Amen. Leo mpega masikio mumbe icyuteka sikieni ambacho Bwana asema. Amen. Go kusoma ijambo waje usome maneno ya Mungu reka tubakote kusoma waje usimame ili tusome. Tunasoma Yoeli tunasoma kitabu cha Yoeli ibice bibiri sura 2 turahera ku murongo wa 21 tutaanzia kwa 21 turageza kuri 25 hadi 25. Tusabe yegere hapa dusomere Ndugu tusabe atakaribia karibu ili apate kusomaji. Atusomere Yoeli atusomea kitabu cha Yoeli ibice bibiri sura 2 ahere ku murongo wa 21 ataanzia 21 ageze kuri 20 hadi 25. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tutinye wasiwe nezerwa kandi wishime kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Tutinye mwa nyamaswa mwe, tutinye mwa nyamaswa mwe zo mu ishyamba mwe, kuko ubwatsi bwo mu butayu umeze n'ibiti byeze imbuto zabyo, mutini n'umuzabibu byeze cyane. None munezerwe bantu b'Isiyoni, none munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo n'itumba, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'iyitumba ku bwa mbere. Imbuga zizasendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekaye. Nzabashumbusha imyaka y'inzige zariye, nzabashumbusha imyaka y'inzige zariye niyariwe n'ubuzukira. Turasoma 25. Nzabashumbusha imyaka y'inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzukira na kabungu zangabo nabateje zikomeye, zangabo zanje nabateje zikomeye. Amen. Reka tubwire Frère Venus asengere ijambo.
Data twese uri mu ijuru wongeye kuduhereza aka kanya akira amashimwe yacu. Ni benshi baraye bapfuye, ni benshi batakiriho muri aka kanya, ariko twebwe dufite ishimwe rizima kuko turi amahoro. Imidugudu yacu ni amahoro, akira ishimwe ryacu, maze ubwo ijambo ridusomewe umanuke utuganirize. Mwanya wose turamara ahantu buri wese akubone kandi akumve. Emera mu mafunguro ugiye gutanga nanjye mbone imiryango. Ngwino ubitangiro n'iherezo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Reka twicare. Tugiye kuganira ijambo rivuga ati umwaka wo gushumbushwa cyangwa umwaka wo kugarurirwa. Umwaka wo kugarurirwa. Amen. Uyu ni umwaka twinjiye mu mushaka. Bisaba ngo ibyo kera bishire, utangire bishasha n'ibisha. Amen. Kuko iri jambo Yoweri yavuze cyari igihe gikomeye, igihe cyo mu Isirayeli cyari gikomeye. Imyaka yabo yarareba n'ubuzukira, nta kintu bari bafite. Ariko isaha igeze, umuhanuzi Yoweri arahanura, aravuga ati nzabashumbusha ya myaka y'inzige zariye n'ubuzukira n'uburima, ibyo byose nzabigarura. Uko byahoze niko bizongera kuba. Amen. Ese wowe hari icyo ubuzigu inzige zariye? Hari icyo ubuzukira zariye? Hari icyo uburima zariye? Usaba Imana ikikugarure mw'ayo mwaka. Nabe hari ibintu byinshi wahomba, ugahomba inshuti nyinshi, ugahomba abavandimwe benshi. Saba Imana ikugarurire za nshuti wahomba. Ni umwaka wo kugarurirwa, ni umwaka wo gushumbushwa. Hari umwaka wo gusubira inyuma, ahubwo ni umwaka wo kuja imbere. Kuko muri uyu mwaka hari igihe Yesu yagaruka, kuko muri uyu mwaka hari igihe amasezerano dutegereje yasohoza. Niyo mpamvu ndakwinginga wowe mwene data, winginga Imana ikugarurire bya bindi by'inzige zariye, bya bindi by'uburima zariye. Usaba Imana ibikugarurire. Nabe waratangiye mesaje ufite urukundo, nabe waratangiye mesaje ufite urukundo, ugatangira mesaje ufite amahoro, ugatangira mesaje ufite ibyishimo, ariko byageze isaha uburima burakombora, urukundo rurashira, ibyishimo birashira, amahoro arashira, byose birashira. Usigara umeze nk'inkokore, usigara umeze nk'inkokore. Uwakureba akabona usa n'abandi, uwasohora amagambo ukavuga nk'umupagani. Washaka inshuti tuyimarane nayo kabiri, kuko uburima n'ubuzukira bwamaze kwinjira muri cya gihe. None ndakwinginga, saba Imana yongere ikugarurire bya bindi byose wapoteje, rwa rukundo wabuze, ya mahoro wabuze, ya byishimo wabuze. Imana ikugarurire muri uyu mwaka. Amen. Ingingo umwami, kuko ni isezerano yaduhaye. Yaratubwiye ati sinzabasiga nk'imfubyi, arongera aravuga ati mbasigiye amahoro kandi simbaha sibatanga, ahubwo mbaha nk'Uwiteka Imana ihoraho. Niyo mpamvu ndakwinginga ati n'akano kanya ubwira Imana ati Mana ngarurira amahoro yanjye. N'akano kanya ndakwinginga ati ubwira Imana, Mana ngarurira urukundo
urukundo rwanje nongere gukundana n'umuvandimwe kuko nutagira urukundo tuhesha amahoro bene se tawuzinjira mu bwami bw'ijuru ibyanditswe biratubwiye ati mubane n'abantu bose amahoro kandi mugire umwete wo kwezwa kuko utejejwe atazabona imana dutangiye umwaka musha ko bisaba gutangira umwaka musha n'ibyakera nawe kera utaramutse agahamenya genda umuramutse uhamenya niwo muzaraga mu bwami nawe kera utaramugisha akawuhiye umugishe kuko muzaraga mu bwami none nutamuvugisha nibyo uzaragarwa nawe ubwami nutamugira inshuti ya hafi tumugira umuvandimwe wa hafi ninde umuzaraga mu bwami bisaba muri uyu mwaka utangiye uteka umwaka gusubiza uteka umwaka w'amahane uteka umwaka w'impaka mu bafurere mu bagaragu bakorera uwiteka mu bakristo ubu umwaka w'amahoro mu miryango yacu aho dutuye umwaka w'amahoro wo guhesha abantu umugisha nabo bakadusabira umugisha amen umwaka w'impaka nawe ingo zanyu zifite amahanga ubu umwaka w'ubwiyunge ubu umwaka w'ubwiyunge uteka umwaka w'impaka ubu mwaka w'amahoro kuko hano dufite isezerano cyo kugarurirwa byose uko byahoze uko eglise ya mbere yatangiye uko itorero rya mbere ryatangiye hariya Yerusalemu tugomba kubigarurirwa amen uko abakera basangiraga ibyabo uko bagurishaga amashamba n'amazu bakabizana bakabihereza Petero n'izindi ntumwa bakabishyira mu mubiri kugira ngo hate kuboneka abakene muri bo tugomba kubigarurirwa amen icyo wifuriza mugenzi wawe icyo Imana iguha numwifuriza amahoro Imana izaguha amahoro numugirira urukundo nawe uzabona abagukunda uteka uzakunda umuntu uguhaye inka ngaba ari ukunda gusa ngo ukunde uyu ngo kukwegezi wanje ahubwo ukunde bose umwami Yesu yaravuze ati ese n'urukundo wakugiriye neza ugakunda wa wundi wakugurije akaba ariho nawe uguriza ugakunda wa wundi waguhaye inka mbese ingororano zanyu zizava he zizava hamenya mpaye naje mu mbika icyo ni ikibina kandi urukundo hamenya yanzuye naje agiye kumusura kandi muri mwe hari n'umukene wamuraje ukabwira ngo ni urukundo iyo ni kapendeleo tari urukundo rwa kinana Imana ishaka ngo tugire urukundo rwayo urukundo rw'Imana rwa mbere ni ugukunda ukuri ugakunda ijambo ryayo urukundo rwa kabiri ugakunda mwene so ukaba wikunda pampayi wazitwa ngombe agenda yituye nami nitaitoa kandi shedeho deo yavuze n'akabiri alikusa tani ya nyumba yo kwishura n'amazi ya kulipa tamaji kandi ari hagati yanyu pia iko kati yenu kuko hamenya ari rwose sababu hamenyani we afite ibyo azangarurira nanjye kamushana
gupfa tugiye kubesha tukubona urukundo ahari urukundo rugirira bose neza abakene bari hagati yanyu nabo mukabagirira neza atari kurobanura ku butoni nibyo Yesu yatubwiye ati nugirira bose wa wundi uyule aje kunigusaho Asheri chaki ni wao Tafuta elfu moja kwako. Kweli uko frere hivi ndugu afite na amafaranga Bila hiyo na pesa. Tamujia tutachiwaza frere Sina shida ndugu yangu. Kapokea. Tachiwaza Uhihi ni umukene Uhihi ni maskini. Ajiwanje Nafika kwangu. Asheri Usijihuni. Kopesha elfu moja. Okay, buhihi igihumbi ndagifite ariko kugira ngihumbi nge muhe uzakiramo inyungu y'amagana 200 umva ko karobanuye ve uyu kimuhaye cyanyungu ariko kuko buhihi adafite mushiriyemo inyungu none wambwira ngo ni urukundo ibi batubwiye ati mukunde bose mubane na bose amahoro niho muzara kuganira Imana amen niko bibiri tubwiye Biblia inaeleza. niko bibiri tubwiye Vile Biblia inatueleza. tutinye wasiwe nezerwa wishimye kuko Uwiteka akoze ibikomeye Sababu Bwana Mungu ametenda maajabu. tutinye inyamaswa Hiyo nyama za poli. zo mwishamba Za poli. kuko ubwatsi Sababu majani bwo mu butayu nyikani bumeze ambapo iko n'ibiti na miti byeze imbuto na imekomaa zake. n'umutini Mtini weze n'umutini n'umuzabibu hata mzabibu byeze cyane imekomaa sana. amen Amina. iri jambo Neno hili ibiti byo mu butayu miti ya n'ibyatsi byo mu butayu na majani ya ngo nyikani birameze yote inaota. ndakwinginga ati Inakusia eti iyi Imana ivuze igiti kama Mungu amesema mti ibivuze umuntu inasema mwanadamu. Imana ivuze igiti Mungu akisema usomye Zaburi ya mbere soma Zaburi ngo igiti cyatewe hafi y'umugezi mti ambaye cyera imbuto zacyo igihe cyacu kuko cyatewe hafi y'imigezi ibibabi byacyo ntibyuma ahubwo bihora bitoshe. Imana yaduteye hafi y'umugezi umugezi wacu n'ijambo ry'Imana muri iki gihe cya none twagaruriwe byose. Branham akavuga Branham alisema hivi igihe cya none wakati wa leo ubutumwa bwasubiye ukubwaho injili ilibaki kama vile ilihama intumwa zigishaga kama vile mitume walifundisha kubyagarutse vile ambavyo abagore bose basubiye mu mwanya wabo wake walirudi katika nafasi yao. igicaniro Madhabahu cyongeye kubakwa bushaka imejengwa upya kuko Eliya yageze ku musozi Karumeli sababu Eliya alifika mlima yongera kubaka cya gicaniro kindi yakoze yamanjije yasana alianza kurekebisha aravuga ati munzanire amabuye bazana amabuye 12 yongera gusana bushasha ayo mabuye 12 niyo miryango ya Isiraheli 12 ayo mabuye 12 nizo nyigisho zacu zanene z'intumwa 12. Amen. Yongera gusana igicaniro arekebisha madhabahu inyigisho yongeye kugaruka mafundisha niyo mpamvu ndio maana kino gihe cyane wakati wa leo nunanirwa au ubutumwa unachoka na ujumbe ukananirwa ino message kwakira sio ujumbe ambao tulipokea nta kindi kizagushobora ambacho kitakuweza nta kindi hakuna ndakwinginga rero wongere uhinduke umenye aho waguye umenya aho waguye nuhamenya urabyuka wongere kubaza Imana yawe. ongeza kuimini Mungu wako. Amen. Amina. Yongera tubwira umugore umwe Alikwambia mke mmoja wataye urusa ambayo
sanga yake. Alitupa usanga. Ndani chenda. Alafu ilikuwa tisa. Kutozumuka. Mbegu za kiroho. Ukimutozumuka. Mbegu za kiroho. Ni chenda. Wenda yataye igishimo. Aravuga ati igishimo cyanjye ndataye. N'igiki gitumye igishimo cyanjye. Reka nje gushaka igishimo cyanjye. Frère Asheri ari kuvuga ati uwo mugore yagiye mu nzu ye. Umugabo wanjye nagaruka. Agasanga aya masara atuzuye. Aranyirukana. Ngomereka cyakira isano. Umugabo wanjye ataragaruka. Umugore yaragiye arashaka. Igihe yabonye byasaba. Ahimbaza Imana. Aravuga ati mwami ndagushimira. Amen. Abonye icyo yataye. Sababu amepata kile ambacho alipoteza. Amina. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu yatubwiye ati imbuga izasi. Kiwanja itajaa. Imbuga izasendezwaho ingano. Itajaa kandi imivure pia mikeli izuzura vino. Itajaa vino n'amavuta mafuta ya elayo isesekara. Itamiminika nyuma. Zabashumbusha imyaka inzige zariwe niyariwe n'urima n'ubuzukira na kabungu zangabo zanje zikomeye n'abateye ambazo niliwaahidi. Ese murabyizeye? Ese murabyizeye? Murabyiringe ko Imana ibishoboye? Mwiringe ko Imana ishobora kukugarurira kwa rukundo? Mwiringe ko Imana ishobora kukugarurira y'amahoro? Amen. Muyashake. Tafuteni salama na watu wote na bidii ya kutakaswa. Kwani kama hautakaswa hauwezi kumuona mfalme. Hauwezi. Yopa nichije chano mugira umwete. Mugira umwete. Nabe hari cyupa na mwe kiteye kurara hagati yanyu kuko ntawe utisanga igihe. Frère yavuze ati igihe kirekwegereje mu bitekerezo uranga hafi cyane. Nasanga utakuvugana uzazamuka. Nasanga umuryango wawe utameze neza uzazamuka. Ndio maana Mungu Branham anasema hivi, hari amatorero menshi una makanisa azabura mu atakuwa nera hakaburamo n'umwe kosa hata moja. Mushaka ngo tubuhire ubusa. Tutokee bure. Mushaka Frère mapenda ruhire ubusa. Mushaka Frère Nusa ruhire ubusa. Mushaka bamenye baruhire ubusa. Ubu butumwa ufite imbaraga. Ufite imbaraga zo guhindura icyananiranye. Naba icyo wananiranye ufite imbaraga zo kuguhindura. Amen. Mungu awabariki. Nakirisha. Pokeeni neno hili. Isaha igeze. Wakati saa inatimu. Ina miaka. Nakamu kaburushi. Katika broshire hii alikuvuga ati nakariri na 20. Ya 2020. Miaka 3 imekwisha. Na kesho Mungu. Na nikajua alikuvuga ati anasema igihe kirakwegereje. Wakati yadukaribia sati uko tubitekereza. Ile ambayo tunabifikiria hapo uko Israeli. Maana Israeli sahabo biteguye gusayinira amahoro. Bako karibu kusahili ya bagasenya urusenyero moske kandi aho moske yubaswe nito urusenyero rwa Israeli zuwa uko ni urwambe rwari ruri no bubatse ni rwa kabiri no rwa gatatu ugomba kuba hapo ambayo itajengwa basayininge bapate kusinye kandi bagomba gusayininga. Ni lazima wasahili bagatangira fondasi. Wanaanza msingi. Umugeni azamu. Bibi harusi na amekwisha kulala. Frère Frank alikuvuga ati. Ndugu Frank anasema hivi.
isezerano ry'amahoro mapatano ya amani no kuzamurwa na kunyakuliwa bizabera mu kanya kamwe itakuwa kwa muda kitambo bigakurikiranye kameze ngo bagefatana basayiniza amahoro umugeni yagiye wanasaini amani Biblia inasema kisha kwenda none ngo yeho sasa wewe cyari wawe ingali yule tu ijambo rikuvugwa neno la Mungu linasema ukaricha amazi unanisalau uko byahose vile ilikuwa tangu oya siko byahose hapana sio igihe kirakwegereye wakati natukaribia ushindia wakati tuliamini amen amina kirakwegereye natukaribia sana natukaribia sana kadusome Yakobo wacha tusome kitabu cha Yakobo baada tuendelee kuombea watoto. Tusome kitabu cha Yakobo Yakobo Dusome mu Yesu Kristo. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azaze. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyindi. Mube ariko namwe mwihangane mwikomeze imitima kuko kuza k'umwami Yesu yegereye. Mwitotombane bene data bidacirwaho iteka dore umucamanza ahagaze ku rugi umucamanza ahagaze muamuzi anasimama kwenye mlango abahanuzi banyuye mu izina ry'umwami Imana bakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe mwumvise ibyo kwihangana kwayo kandi muzi iby'Imana Imana yaherutse kumugirira kuko afite imbabazi nyinshi n'impuhwe. amen Imana yacu ifite imbabazi nyinshi Mungu wetu ana fadhili nyingi n'impuhwe nyinshi ana fadhili nyingi nuko rero bene data sasa wandugu wihangane subirini mugeze amani wacu ufika wakati Bwana watu wetu Yesu Kristo atarudi uvuga ati biratinze sema inakawa imyaka 2000 miaka 2000 ugati biratinze imekawia kandi imbere y'Imana mbele ya Mungu imyaka 2000 miaka 2000 ngo ni iminsi ni kama siku mbili uko imyaka 1000 sababu miaka 1000 imbere y'Imana mbele ya Mungu ni usiku siku moja imyaka 2000 miaka 2000 imbere y'Imana ni iminsi 2 siku mbili aho ijambo muri Petero natubwiye ngo kama Petro anasema hivi Imana tititi isezerano ryayo Imana tititi isezerano ryayo gahunda ikwihanganira ikakwihanganira kwese watagira mama wanjye wenda ni wowe wenda ni wowe cyangwa n'ikindi byashoboka amen niyo mpamvu biye kwihangana tugasaba nawe wari ufite igitekerezo gusenga ugasaba Imana ikakwambika imbaraga zo gusenga kandi ukiyeza nawe ufite ikibazo uri mwene so ukizane ukakirana
kumara umwaka utazagera iwawe ukabivugirana mu mutima wasogana mu iteraniro ukanabyerekana ugeze hari imodoka ikakwanura ufite umuzuko wa mbere ijambo ry'Imana narahiri uko uwo sababu yule we mugenzi amen ko muzasinzira ibyaha ndakurahiye ngomeje muzazuka muzazuka mu muzuko wa kabiri ari ugucirwa urubanza niyo mpamvu tekujurara n'inzika ushashura kosana na mwenesko ugakosana na mushiki wawe ushaka uburyo mwikiranure nukosana n'umugabo wawe ugakosana n'umugore wawe tekujwe Imana na kabiri uko wagera na hariya hirya impande kavuga ukazamurwa uko ijambo ry'Imana ritugira sababu neno la Mungu nasema usani mahali ijambo ry'Imana ritugira ababiri basaba cyane hamwe cyangwa n'amahoro tujyane hamwe maze uwiteguye amahoro wigende amahoro nakuka mugabo wanjye ari ashaka mu nzu amure nafose n'abari mu kampani n'abari yiteguye umugore we katatashe wagiye aho babiri batatu bazabateraniye izina ryanjye ndamuyagakira yo pamwe ukwiye guhora witeguye ujana mu kampani witeguye uwawe witeguye ahariho wese utazi umusingi umwami Yesu araje kandi wabisezeranyije ntazatira isezerano Imana yacu ibahumugisha na roho ya kuipenda umutima nuda kama roho haipendi hautaipata umutima nuda kama roho haipendi hautaipata kumbuka umuhanuzi Eliya nabii Eliya n'umugaragu we Elisa na mtumishi wake Elisha chatumye Elisa na ule mugabane kilichoacha Elisha anapata ile sehemu ya hepite aliacha mambo yake akunda byari byagiye akapenda yale ambayo ameingia yarabikunze alipenda afite ili nibisika sema hiyo ni kigaji gisanyitsa kanikumbusha ngeregaruke ariko kugira isije ko naho ica makaya ndaje bose mali yangu yote nitende niujishe kaona baada ya kumfuata wakati alipenda ile alikwenda kumkamata njoo yake agenda kugira ati hapo nakwambia hivi fatishamo shika neno nufatishamo ukishika neno unamfasha Kristo uko Yesu niwe shamba numfata shika unamfashisha nakwemeshika na neno amen ndio shamba niliza kuja ikazamura abafite byasha ule wale walikuwa na neno na uzaje Frère fanja kuvuga ati bana Frère Frank anasema ni umugeni jambo bibi harusi neno ni umugeni jambo kama umugeni mutumwa kama umugeni mutumwa bw'igihe abo ni umugeni jambo yemeye mushambo ayemeye anakubali ikishambo rivuga neno avuga ati ni amena bavuga ati mukundane ni amena yavuga ati mugirane amahoro ni amena yavuga ati musanirane ni amena Dose ni amena yote ni amena somye Matayo 25 soma Matayo 25 umurongo wa 10 wari kuvuga ati abiteguye abiteguye niko binjiye mu wale waliingia ndani ya harusi mlango ikafungwa abandi baje nyuma wengine wakaja nyuma ufite amavuta una mavuta ufite amavuta wewe una mavuta abariri waimbaji
mukeneye kugarurirwa mukeneye kugarurirwa mukeneye kugera ku materaniro ku gihe timukererwe gatangara baririmbura hano umuririmbyi ni waba kwambara mu iteraniro akaza agashusha igicaniro abantu bose bakinjira hano hamaze kugera umuriro ariko n'ubwo twinjira hamwe bose n'abakristo sote tunaingia pamoja na Wakristo ndani wa imani. Ndatangara n'ubudiakoni bwa none mbere abadiakoni ngo wanafungua milango ariko inyota yo gukorera Imana lakini juu ya kutumikia Mungu byose byaragiye yote kisha none naje kuzana inkuru ati namwe kukuletea habari iteka dusezeranyije Bwana Mungu kugarurirwa byose mu bisane n'abari imbaraga mu zisane Imana izakora amen reka tuhaguruke acha tusimame sengere ijambo kandi Frère Hamenya arabisubira kwese ndugu amenya atatuombea umuntu wese amanje yavuga ibye Imana lakini mbele Mungu aseme mtia mtu aseme vitu yake mbele ya Mungu umuntu wese arasenga abari kubashira akamugeza ibadi wakipitishia mambo sasa baada ya kila mtu akashika maombi baada ya Hamenya kutuombea.